twinjiye ikipe iriza benshi igashimisha benshi iyo yatsinze yaba iri mu bihe byiza ukabona icyitwa vibe. Iyo wavuze vibe wumva iki Nayisa? ni ibyishimo ahantu haba hashyushye, umujyi urashyuha, uratigita, iri mu bihe byayo umujyi urashyuha. Titiza umujyi bari muri Titiza be nabonye Karenzi yamwise ngo niwe uramwongereza ugeze Peter Drury wo mu Rwanda muri Rayon Sport. Ariko Nepo amaze guca impaka, numwe mu beza mu Rwanda, niba atari nawe yari ko n'uwa kabiri kuri njyewe giti cyane Axel Rugangura. Nepo n'uwa kabiri. Yego none se ndakubeshya? Niwe wanjye Nepo ni Axel Rugangura niwe wa kabiri. Nkuko umunyamakuru wa mbere mu Rwanda kuri njye ninde Nayisa? Urakoze cyane. Njyewe wa mbere ni Nepo mu Rwanda ku giti cyawe. Urakoze. N'ikipe ya Rayon Sport, iyi kipe ikunzwe, iyi kipe izakina amarushanwa nyafurika, haravugwamo amakuru menshi cyane. Ndagira ngo Karenzi dufashe twinjizemo, ariko nkuko gutunga intoki ze yatwemereye ko ari we yatwinjiza. Ikibazo naringiye kumubaza aragikwevye atajya kukuntungira, kandi abantu bazi ikibazo naringiye kubaza. Eme afite amakuru ya Rayon, ariko amakuru naringiye kugusaba kutwinjizamo urumwe mu babayafite ndabizi neza, wenda Neymar yafite, ariko dukeneye kuyatwinjizamo. Haravugwamo parite ebyiri muri Rayon Sport, ayo si amakuru mashya bivuzwemo, ariko ubu noneho ngo byamaze kuba clear. Harimo impande ebyiri. Hari uruhande ruyobowe na perezida wa FC Tade, hari uruhande ruyobowe na nubwo ni perezida wa board, niko wabyita, inama y'ubutegetsi rwa Paul Muvunyi. Bumvikana kuri transferi zigiye gukorwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ayo makuru ari cyo yaziho kwizo mpande ngo ntago bishoboka, sibyo? aba bafite ibindi batumvikana, ariko ba transfer se byahorera ntabwo muri babajyanama benshi, ariko body wenda yajya inama, ariko transfer ni za perezida w'ikipe, ibyo ntago sinibaza ko babipfa. Wenda bashaka kugira ibyo batumvikana, ariko ntago sinumva byaba issue. Hashobora kuba hari wenda ibindi, ariko ibyo bya transfer sinibaza ko Muvunyi mbona ari umuntu ubyivangamo gake, ntaga bijyamo. Eme ayo makuru ari cyo yaziho kuri izo mpande ebyiri ziri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ahubwo wenda iyo uvuga perezida wa equipe na vice perezida we, ubwo ni Tade na Prosper aho uretse ko nsubije icyo warumbaje. Yego hari icyo yaza ayo makuru, ndavuga n'ibivugwa hanze. Ntekereza ko cyaba ari ikintu kidakurikije amategeko arebana n'amategeko shingiro y'umuryango, kuko hari komite ishinzwe ku executa cyangwa se gushyira mu ngiro ibintu cyangwa se ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe, kubihuza rero n'inama y'ubutegetsi nabo ubwabo habaye hari n'ubikora. Ntekereza ko ari byo bayirengagiza byinshi, wenda yajya inama, kwaba ari ukuvanga, yajya inama kubera ko wenda financial yashobora no gufasha, ariko simbona ari ufata umwanzuro yimpoza. Nyine nimba rwose wenda ubwo reka arashaka kubibajije afite amakuru, ariko nimba byarabaye cyo se harabaye gisa n'icyo ngicyo, uwo mu nama y'ubutegetsi rwose yaba ari ugukabya, ntago biri mu nshingano zabo, mu mategeko shingiro by'umuryango wa Rayon Sport uhari uko bimeze. Nayisa niyo mpamvu buriya muri ya nama yabaye yahuje za fan clubs yabaye mu Nzove, yego n'iyo ngingo ahubwo Karenzi mu byo yaravuze bari babaye nk'abikomozaho kubirebana no kutumvikana hagati ya perezida ndetse na vice perezida, kuko nibyo bihe ubwo niyo makuru ahari bageze ku byo kurekrita baha ijambo Prosper nka vice perezida ushinzwe technique, arumva kugira ngo agire ibyo avuga. Avuga ko nyine ari byo bari gukoraho ndetse na budget bari gushaka kugira ngo ibintu bigende neza, ariko binaba ngombwa ko babwiza ukuri bati ntimuhuza, ntimubanye neza, biravugwa
mutubwize ukuri atumwe acuruza umwuka undi nta makaro ntabwo twumva icyo mwakagombye kuba gumfa urumva ahubwo ubushobozi mufite mwembi bwakubaka ikipe ya Rayon Sport irambye urumva kuba byarageze aho ngaho kuri uru rwego bivugirwa mu nama nk'iyo ngiyo inama ya fan base irimo abantu bo muri fan base ni nk'ari ari assemblée générale kuko n'ubundi nibo bayitabiriye assemblée générale ara majorité so urumva kuko karimo kandi kuko natwe twagiye tubigarukaho even na yabaro nigeze kubabwira hanga bayivuze muri iriya assemblée amene muri iriya nama yabaye bati president kuko twumvise mu itangazamakuru avuga ko ari bo wandikira RGB perezida aribasobanurira aribasobanurira arababwira ati bisa nkaho ari byo twagombaga gutambamira birebana na stati kugira ngo idapasa bisa nkaho nyine ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu donc je tuzabishakira umwanya twaje tubigarukaho bihagije aya makuru ko tugarutse hari icyo yaziho igiheruka ni cyuko mu migurire abayobozi yaba Tade yaba Prosper cyangwa na Tade ubwe yarafite abajyanama benshi bigatinza recruitment perezida se mu perezida nababa abajyanama nk'aba wa mu perezida birangira rero bagiye abajyanama ba perezida bakaba benshi niba tuvuga ngo Rayon Sport ni ikipe y'abafana ntabwo icyo abantu bagitindaho ni igisanzwe ariko ninde uri mu nshingano yo kugira ijambo rya nyuma ku gikorwa kigiye gukorwa hanyuma ariko umutasi ari kutubaza nanjye ndashaka umubaza yego kuri umutasi yego iyo dosiye tugiye kwinjiramo hari ahantu itangazamakuru twaba turi kuyivangamo y'imigurire muri Rayon Sport itangazamakuru abantu dukora uyu mwuga nyine cyangwa bisigaye ari bisanzwe kuba twabifatanya no kuba ba agent de joueur havugwa byinshi ariko muri dosiye Rayon Sport n'ubwa mbere numvise itangazamakuru havugwa byinshi ariko muri ubwa mbere numvise itangazamakuru mugure muri Rayon Sport ubwa mbere umunyamakuru akaba yafata akaboko mu kinyakamuzana hari n'ubwa mbere byumvise seriously speaking ntumusabe kurahira twigendere yasubiye ariko ntago ari byo Rayon Sport ifite komite perezida Tade yashyizeho komite ya recrutement imaze kwishyiraho yashyizeho Irambona Gisa Eric usanzwe n'umuyobozi Gacinya Chance Denis yego ngira ngo na perezida nyine sinzi niba hari undi nese Prosper ko atamushyiramo kandi ari ubishinzwe Prosper ari muri komite wasanzwe muri komite ni vice president muri komite oya ni umujyanama ariko muri komite uvuze komite ya Rayon Sport association Gacinya arimo Prosper ni vice president ushinzwe technique niwe wa mwuka nakubwiraga nyine uri muri Rayon Sport hagati ya perezida na vice president sibyo iyo ni realite ihari ntago bahuje ku mikoranire ku mirekritire harimo ibibazo iyo ni realite none se niwe Gisa Irambona yaje na perezida Muvunyi na Tade directeur technique ibyo abantu bitiranyaga nanjye nitiranyaga ariko nibyo twaza tuvuga ni Prosper na Tade tuvuga no vuga ngo biramutse binabaye kuri nama y'ubutegetsi ntekereza ko byaba kuko ni abantu bazi amategeko bari abantu kuri batatu bari mu nama y'ubutegetsi ahubwo kuri ibyo Prosper byo biri obvious nyine byaravuzwe ntibumvikana nyine hari ibyo badahurizaho ariko bitari bishya kuri Prosper muri komite zose yagiye mu ikipe ya Rayon Sport yatabaga ari muri komite guhuza nawe nibyo bibari inkura kenshi utangaje ibintu bikomeye guhuza nawe gutese ubwo uvuze ko ari kibazo niwe kibazo kuko ubisese ahubwo ashobora kuba ari umuntu utaba convinki wenda n'imiyoborera kenshi ariyo mpamvu abari benshi banavuga batari ku wazayimuha kayibyimba nk'umuyobozi wenda ibyo bitekerezo bye dahuza n'abandi inshuro zose akabyimplanter none Amina akabishyira mu ngiro nk'umuyobozi mukuru w'ikipe ya Rayon Sport urumva uriya mukinnyi wo mu Burundi ngo wagisinya yego muri Rayon Sport vice president ushinzwe technique yanditse kuri groupe ngo congratulations urumva ubwo ngo hari umuntu warushyizeho ifoto ya perezida asinya ishuri ya mukinnyi avuga ati felicitation arangije ahita yandika munsi ngo uriya uyu ninde urumva
abaza wa mukinnyi basinyishije wasinye kandi ari visi perezida ushinzwe kandi ari visi perezida ubwo ntabwo ubifite mu nshingano bivuze ngo ntiyari azi ibyabaye niyo mesaje nyirizina yarashatse gutanga ubwo nta namwemera ariko waje biba byumvikana ariko se si wowe waza mu kuza kwa Lotfise yabigizemo uruhare rukomeye Prosper cyane aho rero ntabwo wavuga ngo ibitekerezo bya ntabwo bihabwa agaciro kandi uzaba ushingiweho kubazwa umusaruro umutoza mukuru ariwe wagize ijambo rikomeye ryo kumuhageza urumva nyine nibyo ndimo nkubwira perezida wa ekipe sibyo yego ubundi niwe muyobozi mukuru niyo mpamvu niyo bigiye mu matora hari icyemezo batumvikanaho sibyo hari icyemezo batumvikanaho ijwi rya perezida rigira abiri niko bisanzwe ubu turi hano turi bane sibyo babiri tukavuga wenda ku ngingo runaka jyewe na Nahise tugatora iki Eme na Rikari bagatora iki sibyo kugira ngo ikintu kigira agaciro umuyobozi wa siporo ari weme ijwi rye ryagira abiri sibyo uko ni umuyobozi wa siporo umuyobozi w'ibiganiro niwe muyobozi wa siporo ubwo icyo gihe ijwi rye hariya mu idirishya ruhakanye ibyacu aravuze ko arahakanye oya naturabona ariko ripuru atesike niwe waba ryaba niryo ryaba magnifique ndabona yamaganye kure kabisa ryaba rifite abiri byaterwa ariko nicyo tudebata niko bigenda ni ukuvuga iki muri komite ya Rayon Sport icyo ntemera jewe nta kwemerera na Tadeyo nta kwemerera na Prosper sibyo nuko Rayon Sport itandukanye na Gasogi sibyo Kenesi yabyuka agakora ikintu uko agishaka ukabyumva cyangwa Haji muri Gorilla Haji yabyuka agakora ikintu uko abyumva sibyo ariko mu ikipe itari yawe y'abafana mu miyoborere myiza urobrije gukorana n'abamwatoramo sibyo ntabwo ari amahitamo ni itegeko n'ikitegeko riba rivuga sibyo ni nayo mpamvu baguha komite nyine kugira ngo utazafata ibyemezo byawe bwite bishobora kuafekta ikipe sibyo kuko Kenesi ashaka kubyuka akavuga ati wowe Alex irasanda kwirukanye sibyo n'umuzamu yahitaga mwirukanye cyangwa ndakuzanye ntawe umuvuguruza ni ikipe ye sibyo yego niyo byagira ingaruka arazirengera ku ikipe niye bitandukana rero n'izi kipe za Kiyovu Reyo hapera ariko hapera nta muntu wafata icyemezo ariko cyane se ntiyagifata nawe biragoye abafite komite abafite komite yagira vice president nubwo badahari ariko agira komite abanza bakabyumvikanaho yego ikipe itari y'umuntu ibyo byose sinibaza ko iyo mikorere yaba ari myiza mu mikorere myiza murumvikana iyo mutumvikanye ku kintu sibyo haba hari icyo amategeko ateganya haba hari izindi komite haba hari nkemurampaka hari n'abandi ku buryo imikorere nyine iba smooth mukumvikana ni nayo mpamvu iyo hari ingingo mutumvikanaho muyishyira muri komite nyine wowe urabivugaho iki wowe urabivugaho iki genda bibona gutya ajya sinyemera gutya ukoze rero wenyine birashoboka kuri perezida w'ikipe gufata icyemezo sibyo ugakora ikintu ariko ntabwo aba ari imikorere myiza icya kabiri iyo habaye backfire sibyo iyo bitagenze neza ba bantu washyize ku ruhande utagishije inama ukora cya kintu ubwo nyine ntabwo bakubakinga kuri cya kintu urimo urabyumva yego so mu mikorere myiza nibaza ko komite yatowe n'abafana komite yatowe n'abanyamuryango iba igomba kubaha kuko buri wese ku giti cye aba afite mandate yahawe n'abafana sibyo iyo rero bidaciye muri iyo nzira imikorere ntabwo iba ari myiza ariko nanone nkavuga ngo iyo amazi abaye make aharirwa imfizi sibyo abusoreje ni sawa iyo bibaye ngombwa ko hari icyo abantu bananiranywe gukorana perezida agomba kugira imbaraga kurusha vice president ariko ni imikorere mibi
sibyo ariko se uwo visi perezida ntabwo biri mu nshingano ze kare ari amakuru numvise urumva ikintu cya mbere badahuza wenda ntaguciye mu ijambo Prosper aravuga ati jyewe ndi visi perezida ushinzwe tekinike sibyo bigomba kuba biri mu biganza byanjye ibintu nibyo ugomba kuba ubifite sibyo ariko bitavuze ko mfata ibyemezo jyenyine ngomba kuvugana namwe mwese dufatanyije ariko nkabigiraho ijambo akavuga ati umuntu witwa Hussein sibyo twarumvikanye twumvikana umutoza mbere yuko asinya yatwoburije uwo muntu witwa Hussein ko agomba kuba ari hafi sibyo nk'iki umujyanama ntabwo mbizi ariko yaba umujyanama w'umutoza yaba umujyanama wa komite mu bya tekinike yaba muki sinzi uko babyifuza nka Prosper perezida wa ekipe akavuga ati no dufite irambona hano sibyo abifite mu nshingano ntabwo Hussein akenewe sibyo umutoza akavuga ati ariko mbere yuko nsinya twumvikanye ko jyewe mfite umujyanama nzakorana nawe muri Reyo tumaze amezi 2 dukurikirana abakinnyi dukurikirana ibintu byose tureba ekipe tuyanaliza kugira ngo tuzagere ku ntego zacu perezida wa ekipe ibyo nabikozwe waravuga ati no njyewe niba ndi perezida wa ekipe ngomba kuba nyimetiriza umukinnyi uzamo ngomba kuba mumetiriza ubwo of course nawe afite kampu afite abajyanama be sibyo iyo niyo reality ni ukuvuga iki rero uyu munsi igikenewe muri Rayon Sport ni uko izo mpande zombi zahuza niba bishoboka sibyo niba bishoboka niba bidashoboka mu nyungu z'ikipe abantu badakorana neza bagomba gutandukana sibyo bagomba gutandukana bakavuga bati no niba Prosper udahuje na Tadeyo umwe agomba kubisa undi mu nyungu z'ikipe sibyo ubwo niba Tadeyo adashaka Prosper agomba kuva muri komite umutoza yazanye agomba kuva muri komite sibyo sorry muri staff ntuzaga perezida agakora ibintu bye nawe nka perezida kuko at the end azabibazwa nawe nka perezida w'ikipe sinzi niba tujyana ni amazi yabaye make araharirwa yabaye make aharirwa imfizi umusaruro uyu munsi ntabwo igikombe Jean Fidèle yabuze tukibaza nde Roger cyangwa Kayisire tuvuga perezida Jean Fidèle imyaka 4 Jean Fidèle yamaze ku ngoma yafashije ikirere tuzavuga ngo umwaka wa mbere Tadeyo umaze nta gikombe atwaye n'uwa kabiri nta gikombe azatwara sibyo ni nayo mpamvu hari icyo bita accountability mu ikipe itari yawe sibyo kubazwa inshingano hari ni kimwe swat bahuze bakorane swat Tadeyo asaba ati ngewe mu nkize vice perezida simushaka aranzanira Hussein simushaka aranzanira uyu mutoza nago mwemera Bakame simushaka uyu n'uyu simushaka ndabona bitazatuma ngera ku nshingano cyangwa ngera ku byo niyemeje nka perezida sibyo ni mu muhindure kugira ngo nkore neza sibyo kuko niba ushyiraho timu ya recruitment itarimo uwo mu vice president kandi biri mu nshingano deja birerekana ko batari kumwe aho ntago bari kumwe ntago bumvikana niba komeza rero kuba abanyarwanda bakaryaryana bakumva bakorera muri uwo mwuka ntago equipe nizabihomberamo ariko kare hari ibintu bibiri nyamba numva abantu bakwiye kumva cyane ko abagabo ni n'abantu b'inararibonye hari ibyo babonye byinshi n'abantu bakuru kandi buriya ntabwo wagera ku rwego nk'urwo bariho mu butunzi uri umuntu utazi ubwenge biragoye kugira ikipe sometimes dukwiye no kuzubahana isa ekipe tukazubaha nka institution ntitwumve ko ari ikintu kiraho umuntu wese yakora ibintu uko abyumva ku mpamvu yitwa iyi ngiyi nimba umutoza ashobora kuza kuvuga ati ngewe turaza gukorana akazi aka na isa ariko ikintu bisaba ni kimwe mfite umuntu ungira inama ndashaka umugira nk'umuyobozi ugenda ushinzwe ibya tekinike muri ekipe yawe ukibaza nimba inama ze zizumvikana cyangwa zizakora neza kuko
afite iyo poste. Muri realite bashakanye abakinnyi bakora n'akazi kose n'uwo mutoza, ariko bisa nkaho umuntu yaba yarabikoze afite iyo promesse yuko ibyo bintu bizaba, cyangwa se akaba yakomeza gutanga izo nama nk'uko n'undi promesse yari kandi mutoza ngo yabiri muri obligation yatanze mbere yo gusinya. Ariko nicyo navuga cyo kubaha equipe, umutoza kugira ngo asinye amasezerano akakobrija directeur technique, niyo mpamvu mureka iyo utabiyemera. Urumva Eric Rambo na Ruhari yarari nka nk'iki uyu yarahaguma nta n'ikintu namuvana simbibona. Ibyo byaba ari rwa rugo rw'umuntu udafite igitsure rwinjirwamo n'uwo ari we wese. Nahisa kumva ngo umutoza ngewe ndashaka akazi n'ubu inshuti n'umutoza famille twe tifi ubutaza ahita kongera muri contrat avuga ngo nkeneye nahise kujya kuyobora media muri Rayon Sport. N'uyu umutoza nabo inshuti na Rikari azahita avuga ati none saza nkeneye yuko muri buze kongeramo na poste yo kuvuga ngo nkeneye chief scout witwa Shimwe Rikari. No, ibyo ntabwo ari byo. Bivuze ngo ngemeze nk'umuntu utagusanganya igitekerezo cy'ibintu ugomba gukora, nje kukubakira ibintu uko bimeze. Numva ata n'ibintu abantu bakwiye no gupfa. Ku rundi ruhande nibyo hari ukuntu ngo bibiri birangira bitagiye mu nko nimwe, ariko nyirizina ku mpamvu y'ibintu byakagombye kuba ari bifitiye inyungu equipe nk'uko Karenza bivuga byatanga umusaruro. Rika ari information yanguye mu gutwi, yego numva mbaye desi, ariko ku rundi ruhande nyine numva kagomba guharirwa imfinze mugani wa Karenzi. Niyo mpamvu yavuze ubusi ebyiri, ariko numva igishoboka ngendanye ibyo numvise, kuko nyuma y'uko uyu mukinnyi asinye abantu bashobora kuba baranaganiriye ntibaganira neza, kugeza n'ubwo umwe ashobora gutangaza ati ibintu ni bibiri, natayoboka ntabwo tuzakorana. umwe muri abo babiri uyoboka birumvikana, Prosper natanyoboka ntabwo tuzakorana. Nicyo bivuze ikintu cyumvikana rwose, biri obvious, kandi no mu bayobozi bakuru mu nama y'ubutegetsi iyo message barayifite. Ariko ntagucemura. Niyo mpamvu rero uvuze statement ikomeye cyane, ari Assemblée Générale hakenewe ko bibonerwa umuti. Muri Rayon Sport abo bose bavuga gutyo, ariko hari umuyobozi, hari igikomerezwa cyo muri Rayon Sport bose buba nyakubahwa Paul Muvunyi, perezida w'inama y'ubutegetsi. kuko ntekereza ko niba bimeze gutyo, niba atadavuga ko adashobora na Prosper atayobotse batakorana, ntekereza ko hakenemo tushe y'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ndetse na ba Dr. Rwagacondo bari muri board. siyo mpamvu banaje bakubaka Rayon Sport meze igitekerezo cyo gukuraho urwego rw'ikirenga sinigeze nyemera. Siko bimeze, baza nka intermediate bakabahuza bakavuga bati kugira ngo Rayon Sport igere ku musaruro ikeneye yuko mwebwe mwumvikana. Uwa technique arakubwira ibyo bya technique mu kazike, president nk'umuyobozi akavuga ati nanjye ndashaka uyu mwanzuro ko ushyirwa mu bikorwa. Nahisa ntagucemwisha atabaye intermediate hano ntagucemwisha kubera ko niba yagenda. Simbona Prosper mu cyubaro mugomba wenda avuga n'ibya technique cyane, ariko Prosper afite amafaranga ye, sibyo? Kandi Rayon Sport kandi ari cyo nshingano bamuha, kandi Rayon Sport ariko ntaho utayafite, nibyo nkubwira nawe arayafite. Kandi Rayon Sport uyu munsi ikeneye amafaranga. Ufite menshi rero ubwo bose bayatanga. Icyo si ikibazo Rika. Amafaranga ngewe icyo mbona iyo haba atari Prosper ntabe na Tadeyo, yego, akaba ari undi perezida n'undi vice perezida, mu by'ukuri ibyo buri wese yifuza birumvikana, sibyo? Baramutse bahuje byaba byumvikana, sibyo? Kuko perezida wa equipe abagomba kugira control kuri equipe, kuko nibazwa umusaruro, ibyo bashaka gukora bizabazwa Tadeyo. None se Prosper nawe akavuga ati ariko se cyetse niba ntacyo maze muri iyi komite, sibyo? Wenda naratorewe nk'ifoto. Oya, ariko niba ndi vice president ashinze technique ntacyo maze gute, yazanye umutoza icyo avuga, ariko aravuga ati none se niba umutoza tumwumvikanyeho n'urugero. Oya, niba mwumvikanyeho agasinya tese, none se yagiye gusinya ariko Tadeyo yabyemeye mu rwego perezida ari we waba warakoze umutoza yari gusinya perezida atamwemera. Kare hari ikintu wavuze hano gikomeye cyo kuvuga ngo kuyobora sometimes hari igihe wemera n'ibitekerezo byande bigashyirwa mu ngiro pour kubalansa. Aho rero niba nicyo cyakozwe, suko perezida yemeraga Fahamiye
ntabwo yemeraga Fabio ngo kiza abavandimwe arararama. Yego, iyo situation imeze gutya wakeneye ukuri guhari nyine reality nuko niba Tadeo yaremeye au départ kumutoza sinya, sibyo abizi neza ko ari Prosper wamuzanye umushyigikiye kugira ngo amwereke ko ari umuntu bari kumwe, nanone na environnement y'imikorere, sibyo Tadeo yemera uruhande rumwe, sibyo. Yes, none se uremera umutoza niba ugiye kumusinyisha akubwira ati nkeneye umujyanama umeze gutya, nkeneye Bakame nk'umutoza w'abazamu, nkeneye coaching staff y'Afurika y'Epfo ninde Ayabonga, coaching staff ndabyemera, it's fine. Icyo ntemera ni ukuvuga ngo kuba nakuzaniye umutoza nkabikwemera kugira ngo nkwereke ko nawe uri umuntu duha valeri, ibyo ukora n'uwo mwanya wafashe ukajya kuganiriza umuntu n'iki tukaba convince ko twamuha akazi, ariko ntibivuze ko n'ibindi byose bikurikiraho mu birebana recruitment, burebana no kongeramo gushyiramo poste muri equipe, atanso gushyira Hussein muri office uzahangayika atahembwe, ntabwo ari Prosper nawe arimo ariko si kimwe, donc baracanga iyo bagiye guhemba. Yes, ariko no si kipiza wari ugucanga. Nge nicyo nababwiraga, donc icyo bivuze yewe icyo nemera hakaba hari environnement nziza iyo bwumvikane, kuko iyo ahantu hajemo gupezanya buri wese agashaka kwerekana ko yagiye, buri wese afite team ye, kuko urumva umutoza Prosper afite abantu uriya muyobozi bumwumva. Igikomeye cyanabaye ni kuri uyu mukinnyi w'umurundi niyo yabaye nka koza imbarutso, sibyo ese yaje isanga umutoza yohereje hari ibibazo hari bya Rotifi n'ubu imbarutso, hari bya Rotifi ariko boroshe byitwa imbarutso kuko hari yasanzwe hari ikibazo. Urumva Rotifi n'abo bajyanama be ba Hussein n'abandi, sibyo bamaze igihe muri ibyo bya recruitment babitegura, bashaka abakinnyi babareba, bari kumwe na Prosper byose, urumva na Prosper urumva. Noneho uyu Murundi araza, umutoza arabaza ati uwo mukinnyi yazanywe nande, ko twumvikanye ko nasinye kontra kare kugira ngo umukinnyi uri businye muri Reyo mbanze mwerekwe, sibyo nanjye nshyireho igitekerezo cyanjye nk'umutoza w'ikipe, sibyo. So uwo Murundi ukina kuri gatatu simwemera, kubera iki? Namutumyeho yaje muri Mukura gukora test, mukoresha imyitozo ibyumweru 3, sibyo. So kubwanjye mfite umukinnyi w'umugande ukina kuri uwo mwanya, mbona nkeneye kurusha uwo mukinnyi, kuko uwo mukinnyi ntashimye muri Mukura, sibyo, iri munsi ya Reyo ntago akwiriye kuza muri Reyo. Ubu ni umutoza, keretse niba yazaza agakora imyitozo nkongera nkamureba nasanga yarazamuye urwego nkurikije n'igihe muherukira, sibyo, icyo gihe twagira gute? Twamusinyisha. Ariko niba ntaramushimye muri Mukura uyu munsi akaba aje muri Reyo ntamuzi, rwose mubishyire muri gahunda, mubimenye ko aramukasinye nk'umukinnyi wa Reyo, ntabigize bijambo, ntamukoresheje test ngo mbanze murebe, ntabwo nzamutoza. Aho Rotifi ariko ari kwitiranya ko umutoza muri Rayon Sports bigira ijambo mu gusinyisha abakinnyi. Nyine nibyo ndimo nkubwira, naho hari ikibazo, sibyo. Keretse niba hari uwo uri mu promisinze akamubwira ati niwe uzagira ijambo ku bakinnyi bazaza. Niba nawe mu promisinze rero agomba kwemera ko muri Reyo bishoboka. Ariko ku rundi ruhande, sibyo, ikibazo gihari si icyo, ni imikoranire. Iyo haba hari imikoranire hari kubaho komparezo, sibyo. Abo bantu bashinzwe kurokirita bakicara bakavuga bati dufite option ebyiri, umutoza arapropoza uyu mugande, sibyo, hari abandi bapropoza uyu Murundi, tubakompare, tubasesengura, turebe amakuru ya buri wese, sibyo, mu mikoranire myiza. Sinzi niba munyumva neza. Ibyo rero niba bitarabaye hakazaho gupezanya, of course perezida agomba gupeza cyane,
umukinnyi yarasinye wowe uri umutoza uvuze cyangwa urorere ese ya komite ya recrutement nta jambo ifite muri ibi bintu byo irimo bagacinya kuko turi kumva impande ebyiri buri gihe turi kumva Tadeyo turi kumva Prosper ariko ya komite recrutement urumva nta n'ijambo ifite ubu kuko ni komite yashyizweho na perezida bivuze ngo ibyo perezida confirmye nabo barabyemera nicyo bivuze ni uruhande rwa perezida supportinga mu bikorwa andi makuru ari muri ibyo bintu muri Rayon Sport reka tuyajyemo ariko